twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagawe na Nyagasani kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe, none tariki ya mbere Kanama 2025, ubwo duhimbaza Mutagatifu Alphonse Maria wa Ligori. Uyu mutagatifu turamuhimbaza twibuka ubutwari bwe, ko yabaye cyane umuhanga mu mashuri ndetse no mu nzira yo kwitagatifuza. Batubwira ko yarangije amashuri yabaye umucamanza, ngo uwo murimo wakorana ubwitange no gushyira mu gaciro, ngo yabaye umuntu ukunda ukuri, la vérité, akazera n'amafuti, kugeza igihe ngo byageze aho ahagarika imirimo yakoraga yumvikane ubucamanza, yiyemeza kwiyegurira Imana nuko umusaserdoti. Batubwira uburyo yahugukiye no kwegera umubyeyi Bikira Mariya, gukunda Bikira Mariya. Numva ko no mu izina rye harimo Mariya, gukunda Bikira Mariya, ubuyoboke kuri Bikira Mariya. Alphonse Maria wa Ligori adusabire buri munsi kwakira Imana, buri munsi gukunda ukuri, kubaho mu kuri, tugendere mu kuri, tuvuge ukuri, kubera Imana Yezu Kristo w'inzira, ukuri n'ubugingo. Dore amasomo agiye kudufasha guhimbaza umutagatifu ndetse no kwakira ugushaka kw'Imana, kwakira Yezu Kristo w'inzira, ukuri n'ubugingo. Isomo rya mu gitabo cy'Abalevi, umutwe 23 umurongo wa 1 kugeza kwa 4, uwa 11, uwa 15 kugeza kwa 16, uwa 27 n'uwa 34 kugeza kwa 37. Muri iyo minsi Uhoraho abwira Musa ati, iminsi mikuru y'Uhoraho ni iyi ikurikira. Kuri iyo minsi yateganyijwe kandi niho muzajya muhamagaza amakoraniro matagatifu. Mukabwibwi ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere ni Pasika y'Uhoraho. Ku munsi wa 15 w'uko kwezi hatangira iminsi mikuru y'imigati idasembuye yagenewe Uhoraho. Muzamara iminsi 7 murya imigati idasembuye. Ku munsi wa mbere muzahamagaza ikoraniro ritagatifu, kandi mwoye kugira umurimo unaniza mukora. Buri munsi muri iyo 7 muzatura Uhoraho igitambo cy'ibiribwa bikongejwe burundu. Ku munsi wa 7 niho muzahamagaza ikoraniro ritagatifu, kandi mwoye kugira umurimo unaniza mukora. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzamenyesha Abayisiraheli. Nimumara kugera mu gihugu nabahaye maze mukeza imyaka, muzazanire umuherezabitambo umuba w'amahundo ya mbere y'umusaruro wanyu. Ku munsi ukurikira Sabato umuherezabitambo azaturira uwo muba imbere y'Uhoraho kugira ngo muwushimirwe. Kuva ku munsi ukurikira Isabato, mbese kuva ku munsi muzaba mwatuye Uhoraho umuba w'amahundo ya mbere, muzatangire kubara ibyumweru 7 byuzuye. Nimugeza ku Isabato ya 7 mubara, umunsi uzakurikira uzaba ari uwa 50. Umunsi wa 10 w'uko kwezi kwa 7 ni umunsi mukuru w'imbabazi. Muzahamagaza ikoraniro ritagatifu, mwirinde kurya kandi muture Uhoraho igitambo cy'ibiribwa bikongokeye Uhoraho burundu. Umunsi wa 15 w'uko kwezi kwa 7 ni umunsi mukuru w'amahema. Ni igihe cy'ibirori byo guhesha ikuzo Uhoraho, bigomba kumara iminsi 7. Ku munsi wa mbere ntimuzagire umurimo unaniza mukora, ahubwo muzahamagaza ikoraniro ritagatifu. Icyo cyumweru cyose muzakimara mutura Uhoraho buri munsi igitambo cy'ibiribwa bikongeshejwe burundu. Ku munsi wa 8 muzahamagaza ikoraniro ritagatifu, maze nanone mutura Uhoraho igitambo cy'ibiribwa bikongokeye Uhoraho burundu. Kuri uwo munsi niho muzasoza ibirori, ntimuzagire rero umurimo unaniza mukora. Iyo niyo minsi mikuru y'Uhoraho. Kuri iyo minsi niho muzahamagaza ikoraniro ritagatifu, maze mugatura Uhoraho ibi bikurikira: igitambo cy'ibiribwa bikongokeye Uhoraho burundu, igitambo gitwikwa cyangwa ibitambo biseswa mukurikije imihango ya buri munsi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 81. Nimuvugirize Uhoraho impundu, we mbaraga zacu. Ngaho nimuririmbe muvuze ishako, mucurange inanga ijyanye n'iningiri, nimuvuze impundu ku mboneko y'ukwezi no ku nzora yako umunsi wacu w'ibirori. Iryo ni itegeko muri Isiraheli ryishyiriweho n'Imana ya Yakobo, itegeko yashinze inzu ya Yozefu igihe yibasiye igihugu cya Misiri. Iwawe ntihakabe imana yindi, ntugapfukamire imana y'imvamahanga. Nduhoraho Imana yawe yakuvanye mu gihugu cya Misiri. Nimuvugirize Uhoraho impundu, we mbaraga zacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Evanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 13
murongo 54 kugeza ku 58. Muri icyo gihe Yezu ajya mu karere k'iwabo ahigishiriza abantu mu isengero ryabo, bituma batangara bavuga bati, ubu buhanga n'ububasha bwinshi abikomora he? Uriya si umwana wamubaji? Nyina ntiyitwa Mariya? Abavandimwe bese Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Bashiki bose ntiduturanye? None se biriya byose abikomora he? Nuko abatera imbogamizi. Yezu niko kubabwira ati, koko nta handi umuhanuzi asuzugurirwa keretse mu gihugu cye no muri bene wabo. Nuko aho ntiyahakorera ibitangaza byinshi abitewe no gutemera kwabo. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Ngo nuko aho ntiyahakorera ibitangaza byinshi abitewe no gutemera kwabo. Amen, amen, amen. Bayoboke b'Imana nimugira amahoro. Mbere yuko tugiye kuvuga intego remezo igiye kuduherekeza muri amasomo Nyagasani duteguriye, reka tubanze tuzirikane ku byaha 7 bikorerwa Roho Mutagatifu. Uze kureba kimwe cyangwa 2 cyangwa 3 ujye ukora, ubizi cyangwa utabizi. Nako ubizi kubera ko icyaha cyose ugikora ubizi kandi ubishaka. Niyo mpamvu ugomba kwisuzuma hakiri kare ukareba ibyaha bikorerwa Roho Mutagatifu. Ese nta kaboko kawe karimo? Dore icyaha cya mbere, gushidikanya ku mpuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana. Ati buriya si Imana izambabarira? Imana ishobora kumbabarira? Nuko ugahera mu gitondo ukageza ku mugoroba ukiri gushidikanya uti kiriya cya Nyagasani azakibabarira? Azakibabarira nyine kuko nta cya Nyagasani atababarira. Icya kabiri, guheranwa no kwiheba. Ati burya koko burya ugahora mu maganya, ugahora wijujuta wivumbura. Kwiheba, kubura Imana muri makeya, kuko ahantu hari Imana haba hari nuko kwemera. Kutiheba kuko nyine Imana ibihari, kwemera ko Imana ihari. Icya kabiri, gushidikanya ku kuri. Gushidikanya kuri Yesu kuko Yesu niwe kuri. Kugira abandi ishyari, kwizirika ku cyaha. Cya gatanu, kwizirika ku cyaha kugeza igihe uvuga uti icyaha ugahagikora ukongera ukagikora, kwivuguta mu cyaha ubuzima bwawe bwose ukanga kukirekura. Nta cyaha waba ukiziritseho kuko n'ugutuka Roho Mutagatifu. Uburyo bwa 6 we nanjye twabugwamo anagusabwa kwitondera cyane, kwanga guhinduka kugeza ku rupfu, kwanga kuva kwizima kugeza ku rupfu. Ni kanga Nyagasani atambutse ijambo rye buri munsi ati hinduka kandi wemere inkuru nziza. Nge nawe tugakomeza tugahindana, nge nawe tukanga tukanangira kugeza ku ndunduro, kunangira kugeza ku ndunduro. Ngiye intego y'amasomo y'uno munsi tujye kuzirikanaho gusuzugura, gupinga, kunangira kugeza ku ndunduro bitubuza imigisha y'Imana, bituma Yesu yigendera ntagire ikintu akora mu buzima bwacu, bituma Imana iduhunga. Ngiye ibyaha dukorera Roho Mutagatifu bigatubuza Roho w'Imana iwacu, kwanga kwakira Imana iwacu, gusuzugura Imana, gupinga Imana, kwa kwemera guke kuzatuma iby'Imana biducika. Isomo rya mbere ry'uno munsi twatangiye igitabo cy'Abalevi, igitabo kirimo imihango ndetse n'ubuyoboke ku Mana, kitwibutsa mbere na mbere ko ibyo dukorera Imana atari umuhango ahubwo ari igihango. Ikindi iki gitabo kizatwibutsa ndetse n'uno munsi ni iminsi mikuru. Ese guki Imana nayo ikora iminsi mikuru? Nta kindi no kugira ngo Imana ituganye urure mu nzira nziza, kwe kuba mu kamenyero, akamenyero, routine. Umunsi ukaranya ugashira ati nejo niko bizagenda, nejo niko bizagenda. Imana yitamo iyo minsi mikuru kugira ngo ibintu ntitubigira imihango gusa ahubwo igihango. Bityo Imana itayi wacu kongere twisukure, twisubireho ya minsi mikuru, solanite. Twumve ko Imana igenda inyuzamo kugira ngo iduhe ibyishimo ku minsi mikuru. Burya ku minsi mikuru niho abantu bishima, niho abantu barya neza bakadamarara bakishima. Ese ku minsi y'Imana ugira ibyishimo? Ngiye iminsi mikuru Imana itangaje bazajya bayikorera, iminsi mikuru ishimisha Imana. Ikimana ikoreye ntago ari Imana ikora iminsi mikuru ahubwo n'abantu, nuko kugira ngo abantu bongere ibyishimo muri bo maze babeho neza. Ikigaragara rero nuko ibyose dukomeza tugenda tugapinga Imana ibushaka kugira ngo ntizukaye dupinga ibyayo, ahubwo tuyiha agaciro, tuyikuzo n'icyubahiro, twemera Imana, twaye kwisuzugura, twaye kuyipinga. Nabyo muri ibyo Zaburi atwibutsa no munsi aho Nyagasani yadukuye nibyo tumugomba, kuko naho ari byo tugomba. Nimuvugirize Uhoraho impundu w'imbaraga zacu. Amen, amen, amen.
umuntu wese arimo gusingiza Imana. Nawe ujye yongera urebe kuri ikiremwa umurimo ukora ni ugusingiza Imana hano ku isi. Ibyo uri gukora bigambiye guhesha Imana ikuzo n'icyubahiro, cyangwa umurimo wawe ni ukujora Imana, ugapinga iby'Imana, ugasuzugura intumwa z'Imana, kunangira kugeza ku ndunduro cyangwa cyo gutuka Roho Mutagatifu. Abantu benshi tubaho mu buzima tugenda tubwira Imana nabi, dutuka Imana, ati Nyagasani ntacyo wampaye, Nyagasani ntacyo ujya unkorera, Nyagasani ubu ndivumwe nigendeye. Buri gihe ugahora utegeye Imana gusa amaboko ngo Imana iguhereze, yaba ntacyo yaguhaye ukivumbura, ukomeza gusuzugura Imana, gupinga Imana. Turumva mu Evangelii no munsi Yezu ugiye mu karere k'iwabo i Nazareti, nuko yahagera bagatangira bakamupinga bati uriya si mwene Yosefu, uriya si mwene wa mubaji, uriya ntitumuzi, bashyiga ntiduturanye. Nuko bahera bamupinga buri kintu cyose bamupinga bene wabo. Bene wabo Yezu byerekana abantu bamumenyereye ya rutine twavuze mu isomo rya mbere, kumenyera ibintu bikaza kurangira uri kubikora nk'umuhango aho kubikora nk'igihango. Nibwo uzamenyera na misa, ukamenyera amasengesho, ukamenyera ibikorwa by'urukundo, ati bisazo mbikora nta gishya, ubundi birasanzwe. Nuko ukabikora nta mutima urimo, kubera ikingo biramenyerewe, ni umuco karande, rutine, ukabica amazi. Ibyo nibyo byabaye kuri bene wabo Yezu, banga kumwumva. Batubwira ingaruka byageze, nuko Yezu yagiye ntiyakora ibitangaza byinshi aho ngaho muri icyo gihugu cye nyine. Igihugu cya Yezu ni ikihe? Ni ahantu hose b'abakristo b'indani, babandi babatijwe kera. Ati nta kindi gikeneye kumenya da, ati rwose naraminuje, nize za teologiya, nzi gusobanura iby'Imana, nize Bibiliya, bose hari ikindi gikeneye kumenya. Nuko gakomeza ugenda ukwirakwiza amagambo nk'ayo yose, ayo y'ubuyobe, kunangira, gupinga, gusuzugura abandi. Nuko gahera ugenda usuzugura uti nta kindi gikeneye kumenya. Nuko rero wasanga nawe umeze nka cya kirahure cyuzuye amazi kidakeneye kongerwamo andi, kuko nyine yameneka. Nawe ugera uzi kwisuzuma urebe, harya ubu hari ibindi gikeneye kumenya ku Mana, cyangwa nararangije naraminuje, nageze kuri apoje hejuru. Atashyo mubyeyi kurikira agakantu karyoshye, ngo burya ngo iyo ugeze hejuru ku gasongero, ngo burya ngo nta kindi kiba gisiga usibye kimwe gusa, guhanantuka. Ugahita ugwa hasi, ukagwa, ukagusha amazuru, ugahomboka, guhombana bitabuze. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akozwe. Nawe wongera urebe igihe umara uri gupinga Imana, uri gupinga ibintu by'Imana, cyangwa uri kubigendamo bigura intege, utabishaka, uri kure y'Imana, uri gusuzugura Imana, kubera iki byabaye karanda akamenyero, rutine. Gupinga Imana, gupinga intumwa z'Imana. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo muri paruwasi imwe, bya bindi by'uko ubuzima bw'abapadiri abihaye Imana akenshi bahora bimuka. Kwimuka burya ni ikimenyetso cyiza kiturangira ubuzima tubamo hano ku isi bwo kugenda twimuka. Banavuga mu mazu y'abihaye Imana ko ari amacumbi y'abapadiri, amacumbi y'ababikira, amacumbi y'abafurere, amacumbi kubera iki? Ni ugucumbika nyine, kuko ejo n'ejo bundi azimuka. Rero iyo wimutse ujye ubyishimira kuko uri gucuma ku rugendo, nizere ko ari urugendo rugana mu ijuru, rutagana ikuzimu. Nuko rero nk'uri mwana isubira inyuma, ngo muri paruwasi imwe ngo hari umupadiri umwe wari ugiye guhakorera ubutumwa, wamaze kwimuka. Abakristo benshi baza kumwakira, baje kureba bafite amatsiko yo kubona umupadiri mushya ngo ugeze muri iyo paruwasi. Bishoboke ko bari bashashe imyitero yabo hafi aho, imyambaro n'ibindi byinshi cyane byo kumwakira. Nuko ngo umupadiri ageze aho ngaho ngo baratungurwa, ngaho fari cyabatunguye. Neza batangira baza ati hage nturiya n'uyu, rero urujijo byamenye wari we. Nuko ko akomeje kugira urujijo, bamaze kubona umupadiri amaze kwivuga waje kwa muri iyo paruwasi, neza baratungurwa. Ngo haza kwaduka umukecuru umwe, ngo aragenda aramubaza ati niwo padiri batuzaniye se? Ati ni ngewe. Muri iyi paruwasi ikomeye itya? Ati ni ngewe. Grande boutique ngiyi? Ati ni ngewe. Katedrale ngiyi ikomeye cyane, icyicaro cy'umwepiskopi? Ati ni ngewe. Iyi paruwasi iri mu mujyi ikomeye cyane kurenza n'ima paruwasi yose, ni wowe padiri
uyijemo ati ni ngewe. Nuko ngo umukecuru ngo yifata ku itama ngo arumirwa, nuko aravuga ati yewe ni koko abapadiri barabuze koko. Nuko wa mupadiri bishoke ko yumvisha ikiniga ko batangiye umusuzugura no kumupinga, neza yibaza amagambo agiye kuvuga, niba avuga nabi, niba batonganya, biramuyobera. Niwe yari umukecuru ngamubwira ati ngwino nkubwire mubyeyi. Nuko aramubwira ati ubupadiri bundimo mwiyumvamo. Amen, amen, amen. Nuko baraho bose bishoke ko baturitse baraseka, ati ubupadiri bundimo mwiyumvamo. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngo kuko icy'ingenzi ntabwo ari igihagararo, icy'ingenzi ntabwo ari indeshyo, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ugutumbarara, ahubwo icy'ingenzi ni uwo mutima. Umutima wakira Imana, umutima utanga Imana, uwo mutima wakira ugushaka kw'Imana. Naho ibindi byose bigeretseho ntacyo bivuze. Icy'ingenzi ni uko Imana ikurimo. Dusabira abantu bose bapinga Imana, bajya kure y'Imana, bapinga bagenzi babo ati biti ibi wabishobora. Ntabwo wabishobora, ni Nyagasani ugushoboza. Ikintu cyose ukoze ugira akanyagasani kigushoboze. Ngiye intumwa y'Imana Yezu Kristo, Yezu uje mu ngoro iwabo bagatangira bakamupinga. Intumwa y'Imana, reka dusoreze gutuntu dutatu tuza kongera kugufasha urebe niba roho w'Imana kurimo ashobora gutuma uvuga neza. Icyambere, ese nawe wavuga ko Yezu akurimo? Umuhabwa neza? Yezu agutuyemo? Utuye muri Yezu cyangwa Yezu agutuyemo? Yezu akurimo? Icya kabiri twazirikana ni ijambo ry'umuhanga wavuze ati uko ugenda urushaho kubura amakuru niko urushaho kugenda ukena. Uko ugenda ugira isoko nkeya uvanaho amakuru nibwo bukene bwawe. Ongera utekereze isoko uvanaho amakuru. Bya bindi by'uko nyine hari umugani w'amashu ugira uti mwumviriza ayumva bigeke. Umuntu wese wumviriza, kumviriza nyine no kumva utuntu duke, wumva bike, ayumva bigeke. Nawe rero uze kureba niba ukwemera kwawe, ubukristo bwawe atari ukumviriza, kumva dukeye, cyangwa niba ari ugutega Yezu amatwi ukumva icyo akubwira kandi ukagikurikiza. Ongera urebe suruse ujye uvomaho amasoko yawe. Bya bindi byongera ukwemera kwawe, hahandi uvoma ibikongera ukwemera, ibitunga ukwemera kwawe. Mu ijambo ry'Imana rya buri munsi, mu ishapule ya buri munsi, groupe de prière, muri adoration, gushengerera, mu isengesho n'ahandi hose uhurira n'Imana, aho hose nahongera ukwemera kwawe. Ese ayo masoko yose urashobora kuyabyaza umusaruro? Uko urushaho kugira amasoko make, niko nyine ukwemera kugenda kugabanuka burya. Navuga amasoko y'ukwemera nyine, amasoko y'ubuke ku Mana. Urushaho kugenda upinga Yezu, aturiye ndamuzi, uriya ndamuzi, niko urushaho kugenda urindagira. Icya gatatu tugiye gusorezaho ni bene wawe Yezu. Iyo bavuze bene wawe Yezu, tuberekeza mbere na mbere ku Banyanazareti, abigisha amategeko n'abafarize b'abandi babana bakundaga kuba bari kumwe. Ariko muri iki gihe bene wawe Yezu ni abakristo nyine. Wowe nanjye tumuhabwa buri munsi. Dore ko iyo wahawe Yezu mu Karisiya uhinduka Yezu, uba mwene wa Yezu, uba mushiki wa Yezu, nyina wa Yezu, mama wa Yezu, mwene wa Yezu, murumuna wa Yezu, mukuru wa Yezu, umuvandimwe wa Yezu. Rero kumuhabwa kenshi bishobora gutuma umenyera, ukaba muvuga nabi ati nakamenyero kajye guhazwa, abandi bagiyeyo ntubashe kumva uburyohe bwa Yezu, nibwo bizarangira uri kumupinga. Abandi bene wa Yezu niba abandi bibwira ko bize, abigisha amategeko bagatangira bagapinga. Narize teoloji ihambaye, nize Bibiliya, warize Bibiliya, teoloji. Ese ibi byose bigufasha kwemera cyangwa bigufasha kurindagira, gushidikanya no korama? Ese uko urushaho kugenda ukataza mu bumenyi bw'Imana, teolojiya, yiga Imana n'ibindi byinshi cyane byakagombye kugabura kwemera kwawe, niko urushaho kugenda wemera? Cyangwa asanga uri muri babandi bajya kwiga bakaminuza, bakiga za teolojiya zihambaye cyane, zampamya ubushobozi n'impamya bumenyi byose bakabirundanya, amadogotora akomeye cyane, bikaza kurangira ari bo bari gupinga Imana, ari bo batakize n'umuryango wa Kiliziya, ari bo batagisenga. Kandi byaba uze kwisuzuma, wasanga nawe uri muri abo bapinga Yezu kubera ubuhanga bafite, amafaranga bafite,
ubwenge bafite n'ibindi byinshi cyane bigenda biboshya. Nuko rero tugafata Yesu nk'aho asanzwe kandi ari Imana y'ukuri tugomba kubaha, tukamukurikira kandi tukamukurikiza buri munsi. Mutagatifu Alphonse Maria wa Ligori, udusabire buri munsi. Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.